Yes, turongeye turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwakoze subscribe ku Ntare Official, ariko kandi nawe utarayikora tugushishikarize kuyikora kuko nta handi ushobora gusanga amakuru agezweho ndetse breaking news ziba zinizewe aho ushobora kuzikura. Ntekereza ko ni hake hashoboka, ariko twebwe mu by'ukuri tuba turi imbere, tuba turi mu ba mbere, amakuru tuyabagerezaho ku gihe. Hanyuma tugiye kugaruka n'ubundi murabizi ko tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukibanda ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, yes, ariko cyane cyane tugaruka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimeze bite? Urugamba rwamaze kuba ruhindura navuga isura, rwahinduye isura mu buhe buryo? Twebwe ni gake cyane uzumva tuvuga ibintu bidahari ngo twitekerereze, ngo tuzane inkuru ngo papire. Apana, twebwe turi kuri tele, turi ku kibuga, turi kuri firidi, amakuru tugomba kubagezaho abafatika kandi abari nyayo. Situation imeze ite muri Uvira nyuma y'igitutu gikomeye cyane kuba M23 isa nkaho yamaze kuba yegera muri Uvira? Byateye guhagarika umutima nakwita inzego z'umutekano. Murabizi hari akajagari gakomeye cyane k'ingabo nyinshi. Murabizi ni ya coalition irimo FDLR, irimo FDNB, irimo mayimayi z'uburyo bwose, abajenerali barenze 70, irimo ingabo za FRDC nazo zirimo kubiri, hari aba nouveau recrut cyangwa se abasohotse abapasinze mu minsi ishize, hari abari basanzwe bagiye batsindwa urugamba muri access zigiye zitandukanye kuva ahangaha muri axe ya za Karehe kurinda ugera Uvira, abo nabo bakaba bahari. Gusa icyo nshobora ngiye kugarukaho nuko noneho kera kabaye muri aka kanya isasu ririmo rirajegera mu mujyi rwagati. Isasu riri kumvikana mu mujyi rwagati. Iryo sasu rero mwumve neza, ntabwo ari M23 iri kurasira mu mujyi rwagati wa Uvira, ahubwo Wazalendo na FRDC batangiye kurasana mu kanya mu masaha y'isa 3 saa 4, saa 3 zishyira saa 4, ubwo hari saa 3 n'iminota 52 nibwo isasu ryatangiye kujegera, barasana barapfiki. Nibyo tugiye kugarukaho. Turaza kuba ndetse tubigarukaho, tubabwire uko muri axe ya Mwenga noneho bidasubirwaho M23 yamaze kuzunguruka umujyi wa Uvira. Inzira isigaye akaba ari inzira imwe rukumbi. Kuvuga ngo yawuzungurutse nuko yamaze kuva muri Ho Plateau ikaba yarayimaze kugera muri Moye Plateau. Inzira zose zinjira mu mujyi rwagati zikaba zisa nkaho zifunze. Hari inzira iturutse muri Fizi, iyo nzira ntabwo iri gukora. Yego yakora kubera ko M23 yabitanze iyo audience, yamaze kuyifunga. Hari inzira iturutse za Bwegera, ariko noneho ibicomokeye za Kaziba, iyo nzira irafunze. Hari inzira iturutse Baraka, nayo ubu ngubu ntabwo yakoreshwa. Ubu igisigaye gukoreshwa gusa cyonyine cyakoreshwa muri Uvira ni inzira y'amazi. Mubyibuke neza, meme komparezo imwe, kompara nuko umujyi wa Goma byari bimeze. Axe ya Kibumba yari ifunze, axe ya Sake yari ifunze n'ahandi. Ibyo nabyo tugiye kubiva imizi n'umuzingo. Ikindi wenda tugiye kugarukaho ni urugamba rwabaye ku munsi w'ejo rukabera hariya Katasoma. Turababwira ibyaho. Tugiye kugaruka ku gitero cyagabwe n'injoro ndetse cyaramutse none ntabwo twakivuze mu makuru yacu ya mu gitondo. Inkuru yabaga itaratugeraho kuko cyabaye igitero cyaturutse saa 2 za nijoro kigeza saa 8 z'ijoro. Ni muri Kalonge ya Kalembe. Nacyo tugiye kukigaruka tubabwire, ndetse abageze mu 8 batawe muri yombi bafashwe bigenze biti turabizanye. Hanyuma tuze kugaruka ku bwicanyi bukomeye cyane, ubwicanyi bukomeye cyane bwakozwe, bukorerwa hehe? Bukorerwa hano haruguru Kanyarukinya muri Munigi. Hanyuma muri ubwo bwicanyi turaza kuba tubivugaho uko bwakozwe nuko byagenze. Abantu bageze muri 4 bose nibo abantu 4 bose nibo bishwe, abandi 3 barakomereka nk'uko Lawrence Kanyuka yabitangaje mu itangazo ryiwe, ariko imboni zacu zari zamaze kuba zibitubwira. Clever Bemba nawe yahasimbukiye agiye kubikurikira, turaza kuba nabyo tubibagezaho. Ariko kandi ikindi gitangaje ntagomba gusimbuka n'ababwiye, ni mise en garde yo M23 yahaye abamercenaires. Ubwo murabyumva ni abacancuro. Bababwiye ko uko byagenze mu mujyi wa Goma,
atari ko noneho bizaba mu mujyi wa Bukavu, kandi bavuga ko barahiriye kuba bagiye kureponda, kuba bagiye gusubiza cyangwa se kuvana ibitero bibamenasa biturutse kuri source yaho, ariho bagomba mu by'ukuri ariho ibitero bigomba kugira. Hanyuma mu Bufaransa hari imyigaragambyo y'abaturage bari kwigaragambya, bari gusaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo afungure Constant Mutamba. Constant Mutamba muramuzi, ni wa wundi wavuze ageze hano kuri gereza ya Munzenze hirya, aravuga ati mwebwe, ati icyo tubabwiye ko tugiye kuzafata igihugu cy'u Rwanda tuki-annexe cyangwa se tugishyire, tugiye kuzafata igihugu cy'u Rwanda tukigire intara ya 27 ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo magambo niyo yavuze. Ubu ngubu mu by'ukuri ari mu bihe bye bibi cyane, ari ukuba yaragiriye n'aba abitwa abakuluna, n'abana b'inzererezi bo mu mujyi wa Kinshasa n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma rero munyemerere ngewe ntangirire ku bugizi bwa nabi bwa FDLR na Wazalendo bakoreye ahangaha muri Munigi. Ibikorwa mu by'ukuri navuga twakwamagana cyane, ariko kandi tubivugaho, tujya tubigarukaho tuvuga ati axe ya za Mutaho, axe ya za Kanyabuki, biriya bice biri mu nkengero za parike biracyarimo Wazalendo. Niko nakundaga kubivuga, ndavuga nti ibyo bice biracyarimo imitwe ya Wazalendo kugeza magingo yenga. Ati kandi ngiye nagiye mbigaruka ndavuga nti hari icyakagombye gukorwa, nubwo wabishe muriya, ariko abaturage baba baza aho bari kabisa. Hanyuma kugeza amagingo aya ngaya nuko nkuko Lawrence Kanyuka yavuze ko mu 2:30 aribwo ihuriro rigizwe na Wazalendo, murabizi Wazalendo zahunze umujyi wa Goma bakajya muri parike, baje kugaba igitero, bakigaba muri mu duce turi peuple cyangwa se tutuwe n'abaturage benshi, turimo Kibati ndetse na Munigi. Aho ngaho akaba ari mu nkengero z'umujyi wa Goma nk'uko yabyanditse, avuga ko abaturage 4 mu by'ukuri bishwe, hanyuma abandi 3 barakomereka. Amakuru dukesha imboni zacu zihari nuko M23 ngo ariyo yabanje muri ibyo bice aho biciye abo baturage. M23 urabizi iri muri patrouille ibigenda iganira n'abaturage, yahageze hari ahantu hari akabari, hari akanyarucinya, ni akabari gacuruza, ubwo bimvuza akabari murabyumva, ni ahantu bacuruza icyo kunywa. Hanyuma bahageze basuhuza abaturage, bamaze kubasuhuza barongera barahava, barakomeza bajya muri gahunda zabo za buri munsi. Ubwo ni ukuzunguruka axe ziba zigiye zitandukanye, gusa aho bashobora kuba bagiye kugeza amagingo ingaya ngewe sinamenya ngo wenda ngo bimeze bite. Yego, sinamenya ngo bimeze bite kuko birababaje cyane kuko nyuma yo kuhava hahise haza Wazalendo na FDLR baba hariya muri parike, bahita baza binjira hahandi aho abasirikare bageze bagasuhuza abaturage, bahica ndakeka umwe, bahica 2. Yego, niba ndi kubyibuka neza ukuntu yabinsobanurire kuri telefone, namuhamagaye yaransobanurira. Yego, bahica 2. Hanyuma mu gusohoka, mu kuva aho ngaho bamaze gukora ibyo bikorwa, haza kuza taxi minibus cyangwa se ubwo ni tagisi iturutse Rucuro, ko hariya ni ku muhanda kuri route principale, ni ku muhanda munini ukomeje ugiye ukanyura Kibumba ugakomeza ukajya muri territoire ya Rucuro ukagera ni Beni. Imodoka yari isa nkaho iturutse muri ibyo bice, iraza, ihageze barayihagarika, bayihagaritse yanga guhagarara, isa nkaho ikomeje, nibwo bari bafite machine gun, bahise bafata imbunda ya PKM bahita barasa muri abo bantu, naho haraswa abantu 2 bose hamwe 4, abandi 3 nibo bamaze gukomereka. Gusa muri abo 3 hari umubyeyi nyiri ako kabari we utishwe ku bw'amahirwe ya Nyagasani, wakubiswe bikomeye cyane, ndetse mu by'ukuri kugeza amagingo y'akabari mu bitaro, ariko habwa ubuvuzi bw'ibanze mu bitaro. So nuko nguko situation imeze. Gusa icyo nshobora kuvuga nuko ngo mu bagabye igitero
hari abafashwe, gusa umubare sindawumenya, ubwo niyo mpamvu imboni zacu zagiyeyo kugira ngo zibikurikirane. Urumva ni ibikorwa byakozwe bwije, hari intare za Sarangwe zahise ziyintervena zirabafata, byongeye kuba nk'abaherutse kurasirwa muri Goma nabo bari mu bujura baza kuraswa nabo baricwa. Ngayo nguko rero nuko nguko twavuga tuti imiryango yabuze ababo ikomeze kwihangana, nta kundi. Ni ikibazo gikomeye cyane kabisa. Hanyuma ntekereza ko wenda nkobozaho kuri polisi zinjiye zaje zapasinze, vuga ko ari 700, ibihumbi 7, bamwe bavuga 7, abandi bakavuga 700. So ntekereza ko hari ikigiye guhinduka. Yes, cyaba kigiye guhinduka. Ntekereza ndumwe mu batekereza ko cyaba kigiye guhinduka nuko abasirikare bagiye kujya mu nkengero z'umujyi, bakajya mu nkengero z'umujyi, twa duce twagiye tuvuga za Mutaho, turiya dusozi dukunze, ziriya nzira zikunze kunyuramo FDLR na za Wazalendo, bakagenda bakahafunga. Hanyuma mu mujyi rwagati patrouille igakorwa na polisi. So nuko mbitekereza rero, wenda bishobora kugira icyo bihindura. Hanyuma munyemerere twihute, ntabwo turi butinde, tuhita tujya Uvira. Mwese muri gutekereza umujyi wa Uvira, kandi buri bose ndetse twagiye tumaze iminsi tugarukaho, twarabwiraga tuti mama 23 iracyari kure cyane. Ubu rero siko bikimeze, kuko mama 23 yamaze kwegera neza. Amakuru nkesha imboni yanjye iri hariya, nagerageje wenda kubyandika abo tubana ku rubuga, mwagerageje kubyumva, ariko ntago byabaye nk'ibidasobanutse neza. Navuga ko byabaye nk'ibi ntago mwasobanukiwe, kuko ni yabinyandikiye mu marenga, kuko nawe yavuze ko badafite uburenganzira bwo kugira icyo batangaza. Nyine nk'uko benshi abo tubana ku rubuga, ariko niba ushaka kujya ku rubuga twandikire kuri 079 6 1 0 7 6 6 6 079 6 1 0 7 6 6 6. Tubwira aho uherereye n'amazina yawe tugushyire ku rubuga, ibyo bijya biba byiza cyane kurushaho. Hanyuma we yavuze ati abasore bamaze kwa advancinga mu bice bitandukanye, amazina yaho ngo yaho bari arakomeza kugirwa ibanga kugeza igihe ngo ababayobora bagize icyo babivugaho. Urumva babibabujije. Hanyuma ngo hari agace kamwe karimo mboni zabo ngo kari hagati y'ibirometero 2 na 4, ngo ndetse ngo baramutse bamaze kukabohora ngo byaba byiza kurushaho. Tayari bahise bampereza n'inimero z'umuntu uri muri target yo kukabohora ku gasozi. Urumva ntago bakavuze. Kuri ubu rero no kuvuga ko Uvira iri kurebwa mu birometero bike cyane. Hanyuma ingabo z'abarundi na FDLR amakuru akavuga ko ngo bari kwiruka, ngo byananiranye kudefanda uduce barimo, ngo kuko mu by'ukuri bamaze iminsi bari kwibasirwa na ambushe zikomeye cyane. Kuri inshuro nta mikino, ngo abacancuro barimo barahanwa cyane. Nshaka kuza gukomoza ku bacancuro nk'uko Laurence Kanyuka yabivuze. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko Uvira, nk'uko twabigarutse mu makuru yacu ya mu gitondo, yamaze kugotwa inzira zose. Inzira iturutse muri Baraka irafunze, inzira plane ya Ruzizi irafunze, kandi urabona ko muri plane ya Ruzizi batari kwashyira imbaraga nyinshi, ahubwo bari kuzishyira handi twavuze. Niba mubyibuka neza, twagiye tubabwira uko bishobora kuzagenda. Ubu rero igihari nuko ari nayo nzira banyuzemo nyuma yo kwigarurira uduce twinshi. Wenda reka ntugarukeho, reka ntugarukeho kugira ngo wenda twatugarutseho makuru yacu ya mu gitondo, ariko reka nongere ntugarukeho, kuko kariya kandi ko gasigaye katari kavugwa ko kari mu ntombero gashobora kuza kwigarurirwa uyu munsi, akaba ari ko bari no kurwaniraho, ko biraza kuba bisa nkaho twirinze kukavuga, kuko kugeza ubu nanjye bakampishe. So bakavuga ko
utu duce batangiriye mu gace ka Nyamarara muri sheferi ya Kigogo muri teritwari ya Mwenga. Amakuru akatubwira ko ngo ibitero byahagiye bimwe ngo byari byaturutse muri sheferi ya Kaziba, yego, ndetse ibindi bituruka muri groupe muri secteur ya Itombwe. Imirwano irakomeza, hanyuma ku isabato n'ubundi twirwaneho iza nayo gufata nyine nkuko bafatanyije. Iyo tuvuze twirwaneho tuba tuvuze uwo mutwe wa M23 cyangwa se coalition AFC, baza kwinjira bafata village ya Rubumba. Iyi village ya Rubumba rero ikaba mu by'ukuri ikomeye cyane ngo ndetse ikabiri strategique. Amakuru akavuga ko ngo Wazalendo bari bayobowe n'uwo bita Rume Hongwa, bari mu gace ko bita Muhuzi, baje gukurwamo noneho uyu munsi mu masaha ya mu gitondo. Abakaba ariko gace basa nkaho barimo kaza gutuma iyi Rubumba nayo ifatwa ndetse na Mutundu nkuko amakuru abivuga. Noneho ugasanga uduce kuva ku wa gatandatu kugeza ubu kwa gatandatu ku cyumweru, uyu munsi ku wa mbere, Muhuzi, Karungu, Bibangwa, Rubuga, Masango, Mukungubwe, Gateja, Kabareke na Kizuka, utu duce kugeza amagingo aya ngaya ni uduce turi mu maboko ya M23. Bakavuga ko ngo agace kwanza ka Muhuzi ngo kubundi gafatwa nka quartier general ya Wazalendo. Kumva ko bakabakuyemo uyu munsi, niyo mpamvu uri kubona ibinyamakuru byinshi byanditse, yewe za Actualité CD, yewe za 7sur7 magazine, by'ibinyamakuru bya Le Potentiel, bya byose byamaze kuba bigira icyo bibivugaho. Hanyuma imirwano yabaye nashakaga kugarukaho aha Uvira ntarahaba muri iki gitondo kuko nababwiye saa 4:42 zishira saa 5 urugamba rwatangiye ruraba. Rwatewe n'iki? Drone yacu iri hariya iri kutubwira ko kanze nsomo ko yanyandikiye. Ibyo byiza ko buriya umuntu wenda vuza ari kurakonta, benshi bagira ngo wenda ngo arahimbye, nshobora kugira ngo arahimbye, ariko ntabwo mpimbye, ni amakuru ahari ya nyayo. Yanyandikiye agira ati ngo bwana mutangazaji, Uvira, bakunze gukoresha terme ya Ngrika ubwo ni amasasu, ngo Uvira Ngrika zinatokota ngo mukomine ya Mulongwe. Watu wajua koze kama ni gani? Bati muri Uvira amasasa ari kuvugira muri komine ya Mulongwe. Hari saa 5:50 ubwo ni mukanya gashize. Ti Uvira masasi inakuwa ya mingi mukomine ya Mulongwe, lakini hatuyajua kama chanzo au koze ni nini, ntabwo turamenya impamvu yayo masasi yariyo. Nyuma yaje guhita anyandikira hangi ati koze ya ile masasi ngo kuko Wanyamulenge benye walikuwa kuko Banyamulenge njo walikuwa aseme biko na kuyazika mtu wabo Uvira, Wazalendo wakakatala ke hawatapita pale. Abaturage bavuye Bujumbura baba mu bwoko bw'Abanyamulenge bari baje gushingura kuri koloneli waguye mu ndege, bari benshi, bari kwambuka, bari kuza, bahageze icyitwa Wazalendo baranga, bavuga ko batabakeneye. Si bamwe se bo muri leta, abandi ngo bakagara, ngo biki bandi bakagara hanini. Umva nta Munyamulenge uri ku pare yatwirwaneho AFC M23 wakandagira muri Uvira bahita bamurangiza. Urumva ni babandi bari i Burundi, usanga bamwe bafatanyije na Masunzu, barimo ndetse n'umwe tujya twandikirana, ujya usanga turi kujya impaka bya hatari, uri mu gihugu cya ndakeka ni Norvege. Ndamusuhuze nitambukira, urabizi ndagusuhuje nubwo tudahuza wenda imyumvire, sinzi buri muntu aba afite uko yumva ibintu, dushobora wenda kuzahuza ntawamenya. So abo ngabo nibo bageze Uvira, barabafata barabafunga.
kubera kuri ari colonel wa FRDC nayo iranga irarakarira avuga iti ntabwo mugomba gupfa gufata abantu ngo mubafunge bila sababu. Ubwo ngirika zitangira zityo, niyo masasu naho ubundi ntabwo amasoso yavugiraga muri komine ya Mulongwe, ntabwo arimo M23 yari yinjiye muri Uvira. Uko niko kuri guhari nuko ari amasasu yaraswaga, ari imirwano yahuzaga FRDC na Wazalendo, bapfa abaturage b'abanyamurenge bari kuva mu Burundi bari kuza gushingura kuri uriya mukoloneli wakoze impanuka mu ndege we n'umudamu. Ndumva ibyo ngibyo wenda bisa nkaho bisobanutse. Avuga bati me FRDC ilikuwa napenda wapite ngo me banabani wa bale biko napenda waingie. Wazalendo wanasema kama wanapenda cheza na Wazalendo ngo habatayitika, haitawezekana wafike Uvira. So kugeza ubu rero ni isasu rikiri kumvikana, niko biri kumvikana kugeza ubu ngubu tuvugana, isasu ni ryose. So ndumva wenda iyi nkuru yo twayivaho. Hanyuma wenda ikitwa aba mercenaires, Lawrence Kanyuka yabahaye mizangard kuri Twitter hariya, yanditse aravuga ati muri kugaba ibitero mu bice byose, muri kurwana mu buryo bugaragara, muribuka ibyo twakoze, muribuka abo de centaine abageze muri 200 twacyuye neza mu byubahiro byabo. Ati iyo aventure ntishobora kuzongera gusubira. Ati kuko niba tugiye tubarekuye, ati ni vuba. Ubwo buriya yabivuze kubera akazi ko ari vuba Uvira igafatwa. Avuze ati nitwongera kubafata, ati kiriya kintu cyabaye ntabwo gishobora kongera gusubira. Bambwiye ngo iki ahangaha, ndumva bashobora kuba bari kuvuga ati Uvira hayikobye. Na n'ubu ndabona n'ubundi mboni yanjye ihise yandika kanisa bamaze kudukingirana abari hafi tutabara kabisa. Mutabare kabisa. Murumva abaturage mwumva kanisa bamaze kudukingirana mu kanisa abari hafi tutabara kabisa. Urumva abaturage bamaze kubakingirana mu ikanisa muri Uvira, bagiye kubica. Mutabare kabisa, ahangaha byacitse amasasu, umva amasasu. Mutabare, abanyamurenge barashitani Uvira bari ku kiriyo. Imiryango abantu bari bavuye Burundi n'ikato byatangiye. None mutabare kabisa, ahangaha ku ikanisa byakomeye, Abazalendo batwisha. Jambo tunawasalimu. Tuko mu operasyon likamata Wanyarwanda. Gari za Wanyarwanda ngo twafasha Abanyarwanda. Urumva ko ntabwo byoroshye na gatoya mw'abantu mwe. Abaturage bakomeje kwibasirwa. Urumva FRDC yo yabemereye ngo binjire, ariko icyitwa Wazalendo cyane. Ndumva ni breaking news, ni biri kuza bibaho. Twebwe inkuru yose tuba tuyifite neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma wenda icyo nshobora gusorezaho, Kanyuka yababwiye ati mumenye yuko ibyo twakoreye bagenzi banyu mwebwe tutazabibakorera. Yabahaye gasopo. Wenda tugana ku musozo twihuse cyane, ariko mu kabyara mu baturage bo muri Uvira ko bahuye n'akaga kabisa. Abanyamurenge bo muri Uvira bahuye n'ikibazo. Hanyuma muri umuntu yerekera Warikare, zone iri hagati ya Warikare ndetse na Masisi, na agace ko bita Kalembe Kalonge. Kalembe Kalonge iri muri Warikare, Kalembe iri muri Masisi, Kalonge iri hakurya. Donc ni ibice bibiri bifatanye. Hagabwe igitero gikomeye cya Wazalendo, bakigabye kuva saa 2 z'ijoro, kirinda gisa nkaho gihagaze mu masaha ya mu gitondo. Ntabwo twabivuze mu makuru yacu twabagejejeho mu gitondo, ntabwo twagiye tubigarukaho. Kugeza ubu babasubije inyuma, ndetse 8 muri bo barafatwa.
8 muri bo bacakiwe, bivugwa ko hashobora kuba harimo ndetse n'ufite ipeti rinini n'abandi 7 bari hamwe bakiri batoya. Niko amakuru aturuka hariya i Karemba tubwira. Imboni yacu irahari kabisa, iri stand by. Bamwita Fiston Nzamuye, tubana no ku rubuga, arahari, ashobora kuza kubitubwira neza cyane. Agomba kuza kuduha amakuru y'iyo operation ndetse n'abafashwe uko byagenze, dore ko tutaramenya iriya network yaho mw'abantu mwe, biba bigoye kabisa. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma wenda ngewe reka nsoze nshima, ndumva nta nkuru nshobora kuba ntagarutseho zari breaking news z'amanywa. Mbashimire kuba twabanye muri aya makuru. Gusa aba banyamurenge bo muri Uvira bakeneye ubutabazi. None se baratabarwa nande muri Uvira? Ngiki kibazo gihari ndi kwibaza nanjye. M23 aho iri, keretse nayo nibyumva ikavuga iti reka dutabare bariya abantu batarabamara. Kugeza ubu ngubu bari mu rusengero, bari mu kiriyo cya Colonel wa FRDC wapfuye n'umugore we bazize impanuka, ariko kitwa Wazalendo ati tunabana Abanyarwanda hivi na hivi. Wa wundi tujya tuganira ambwira ngo no ibyahe, ubwo sinzi ngo biraza kugenda bite. Hanyuma reka mbashimire cyane. Nyabona twababwiye ko dufite ikibazo cya mikrofone. Wakumva afite uwo mutima kuba mwadufasha, mikrofone zacu rimwe na rimwe murajya mwumva amajwi atari kubageraho neza. Ubundi ubwo nukuvuga ngo nakadusigaranye gusa, twari dufite utugeze nko kuri 4, twose twamaze kwangirika, twamaze gupfa. Hasigaye aka nako kari kujya kanyuzamo, nko ku munsi w'ejo kari katwangiye, n'aka nako gashobora gupfa. Kandi murabona ko urwego turiho ntabwo ruraba urwego rwo kuba rwagira icyo rutumarira ngo tugure ibikoresho. Dutangiye vuba, turacyari bashya, nta rwego turageraho. So rero wowe dukurikiye, uramutse ufite uwo mutima, ushobora n'ubundi kutwandikira kuri ya nimero twabahaye. Wenda ushobora ufite nimero ya Clever Bemba wamwandikira, ufite iyanjye ya 079 610 76666, ndumva ngo ni 079 610 76666. Hanyuma uramutse wadutera inkunga muri ubwo buryo twabishima cyane kandi byaba ari byiza cyane. Hanyuma reka mbashimire, mbifurize umunsi mwiza, mbifurize uwa mbere mwiza, umunsi wa mbere mu by'ukuri w'akazi. Hanyuma amakuru yacu yo nakagaruka. Turabashimiye cyane. Ciao.